Beshanta mbabarira w'inkangura gasa. None se izi sahura cyaryamye koko? Usuko nicuye nzi ko wagiye. Ndacyaryamye nyine. Wese kuryana. Hanyuma se kumbona amasaha yagiye urajya ku kazi ryari? Akazi koko. Yewe baba we. Kandi koko ngomba kujya ku kazi di. Komeza unyishinge. Cyese ko kangi uyu munsi ngatangira ntinze. Ewe ni ya mihini mishya nyine. Biswa mbyuka ahubwo. Ugeze amahirwe ubonye akazi urana gatangira. Uyu ni umunsi wawe wa mbere. Ntundi utangiye gukererwa. Uretse ko ntanakwemera gukererwa da. Wenda ngende ntose. Akana kabonye nk'abawe gasa. Igihe nari maze ntakora kirahagije rwose. Cyakora nakubeshya mamagaye. Akazi kawe ndakishimiye pe. Rwose nari ndambiye gukora urugo ngenyine. Byihorere. Yewe ubanza umushahara wa mbere tuzawukora mu munsi mukuru. Uzi ukuntu nageraga mu bandi bagore bagenzi banjye batangira kuvuga inkuru zo mu kazi nkumva ngize ipfunwe. Birumvikana pe. Ubuse noneho kuhangaga kwikoza imirimo utaranakabona. Aho noneho bizagenda bite se nyine? Urumva ushaka ko mbere yo kujya ku kazi nzajya mbanza ngatonekwa mu mirimo nkaho nakwiteguye nitonze nkakageramo nta n'impunku. Nusasha kuvuga rero wacu azajya ava ku ishuri ntajye. Azajya kwiga satanyo y'icyayi. None urumva ari nduzajya umwoza. Ni ikibazo wa mugani tugifatira umwanzuro gasa. Ko sigaye ari wenyine ubabaje. None se urabyumva ute dushatse umukozi? Ndafasha ko ndabyumva ne. Hari ikintu gisubizo se kitari ukumushaka ufite? Ntacyo da. Gusa tugomba no kwanzura uwo dushaka uwo ari we. Byaba ngombwa tugashaka babiri. Ngo babiri? Babiri bose biki? Baje gukorera kampani se? Nyine uwo mukobwa uzajya umenya inzu n'indi mirimo yose yo mu rugo akanamenya na Gayeri. Hanyuma dushake n'umuzamu wajya asigara ku rugo wenda umukozi w'umukobwa yajyanye umwana ku ishuri cyangwa yagiye guhaha. Noneho akanamenya gutunganya no muri jaride. Harya Shanta. Ndakumva. Muherutse kumbwira ko musaza wawe ariyo mu cyaro yabuze akazi. Reka wimbwira uriya mwemezi. Ahantu hose nagerageje kumushakira barananiranywe. Mba numva giye n'umushinyu nyinshi. Hanyuma se barananira wasubira kwicara kwa mabukwe? Yari amaze iminsi ahicaye. Ariko ejo bundi namuhaye Delphine ngo amufashe muri rya duka rye rigurisha imbuto n'imboga. Uba bakoresha ari abasore babiri. None se wamuzanye akajya arara muri kariya kazu kari iruhande rw'igipangu. N'undi ni umusore tumuraje mu nzu nini ashobora kujya abangamirwa no gukinguza buri munsi. Uriya we noneho akunda kwigenga kubi. Ni numva aramutse arara hariya cyajya yumva n'igikomye ku muryango cyose. Hanyuma ikindi yajya yibwiriza agakupakupa muri jaride ubundi akajyana Gayeri ku ishuri. Ariko siko ari byo di. Yajya no kumuzana aho cyane mbese nka nyirarume. Hanyuma uwo mukozi w'umukobwa agakora imirimo yo mu rugo rwose. Naho ubundi se koko dore inzu ukuntu yari imaze gusa kandi uyirirwa pe witerekera inzara gusa Gayeri rwose umwoza ubishatse. Ubwo rantangiye none se ndamwanga. Ariko mba nkubwiza ukuri niba ubona hari ibyapfuye se wowe kuki utabikora? Ntitwasezeranye ubufatanye. Twigeze dusezerana tuvuga ngo uzakora ibi nanjye nzakora ibi. Ariko ubwo murandebera abahura niko Pascal iriya mifuka y'ibitunguru ntabwo nakubwiye ngo uyitunde uyinjize muri stock izuba ryo kuyica. Erega hari hasigaye iri ibiri yonyine mabuja indi rwose nayitunze. Nuko numvise ndushye nyine nkavugana reka nicare iminota mike mbanze nduhuke. Unanijwe n'iki se akanya mutangiye akazi? Umuntu aba yakoze rega. Ese kagabariye? Ndi hano mabuja. Ariko ye ubu mwabuze ibyo mukora ku buryo mubyuka mutambagira agasantere kose. Oya ibyo mwambwiye gukora byose nabirangije. Nyine nuko nari mvuye kwihagarika hariya. Nuko rata ngangwe no guhimboga ujye mure ku kigo cy'amashuri. Nta kibazo rwose mabuja. Hanyuma nawe Pascal ndakumva mabuja. Akira njyaniriza imbuto muri rya rerero riri ku Munyinya. Ndasijyana rwose. Ni mwihute dore burakeye twatinze kubagemurira. Twatinze tugire vuba. Muragira ngo nzabura abakiriya bimena nka bari. Oya ntabwo twatuma biba rwose mabuja. Oya rwose. Ariko shaho ziguhakirizwa. Bimeze. Ukuntu uvugana na mabuja Delphine nkaho uvugana n'Imana.
mbona uri hafi rega no gupfukama ukoze inkuru hasi mbabarira sha Pascal kabi karimenya none nakomye yomba akazanyibikira imbehe nabaho nte mbese niwe umuryango wanjye uri hariya urya ari uko nakoze ubusa aka kanya wibagije amateka yanjye mperutse kukubwira Pascal. Yego niwe utunze mama wawe na mushiki wawe ariko kandi ntibivuze ngo uzajye uhora ucinya inkoro buri munsi ntuzi ko umuntu abura nyina atabura nyirabuja mbabarira sha none Pascal kana nakubwira ibiganiro byawe nta kintu biri kumfasha rwose uretse kunyisha gusa sawa reka nguhunge na nikorera ibyo bambwiye hati nkuri taba impamo koko imbehe yanjye bakayubika ariko uretse kugenda kutaritekaga izere kutantinza Pascal oya rwose humura kuko nanjye ngomba gukora vuba ibyo yambwiye atagira ngo ndamusuzugura ngaho mbwira rero tugire vuba ntega amatwi mubwire kagabo rero nashakaga kugusaba ngo wongere uncumbikire ni rwose ncumbikire tari iby'ijoro rimwe ahubwo nze tubane tujye tunafatanya kwishyura inzu tunafatanya guhaha ibidutunga mbese nyine tudutahiriza umugozi umwe ntabwo se Pascal ndakumva ubundi reka nanjye nkubaze ko kwa mushiki wawe Chantal ari hafi kuki utakora ariho utaha ariko kaga rwose Chantal naramuruhije bishoboka sinshaka kumushyiraho n'umugogoro wo kuncumbikira yashakiye akazi arahambwira ati aho bigeze rero urakuze ujye ukubitika nk'abandi basore nibwo uzamenya ubwenge nuko nanjye mpita numva icyo ashatse kuvuga urumva tumva bitoroshye rero Pascal kugucumbikira sinabyanga ariko ikibazo akamatora kanjye warakabonye uko kangana ntabwo twagakwirwaho twembi rwose umva rero ntega amatwi mubwire kaga ndakumva wowe nyemerera kuncumbikira ibindi ubindekera urumva ok ntacyo uyu munsi turatahana uharare wenda turafata umwanzuro nijoro tumaze gushyira ubwenge ku gihe ntacyo bitwaye gusa nizere ko utanyihinduka kaga mbonye umuntu andembuza yambaye amafime birancanga kumbi ni wowe musa ahubwo se warakora iki naha niko wahageze ute ko bigutunguye se aha aho bigoye guhurira ni mu ijoro cyangwa ikuzimu naho kuba mvuye mu cyaro imodoka igenda mu masaha arenga 6 kugera mu mujyi nta kitangaza kirimo oya ntabwo bintunguye ahubwo nuko numva umvaga mbese ndi muri gereza kubera amakosa yose wankoresheje none se ubundi sibwo duherukana apa reka tunabyihorere rwose unyibwirire icyakozanye naha ya ndakwiyizeye rwose ubwo wageze mu mujyi kuvamo bizakugora kugira ngo se byo nzanawuvamo niko erega twakongera tugasubukura umubano maye nusa uratangiye ubundi rwose uri hafi yanjye nta kibazo nkongera nkakwitaho ukongera ukaba ikizuba nka mbere ndebera nawe urabona ukuntu usigaye usa waracupiye n'impamo pe waracupiye musa rekera kumbwira amateshwa iri iwacu wari uhafite abagore ryaguye wajyaga ujya kuruhukirayo mu gihe wabaga uri mu ngendo zawe nako twese twari indaya zawe ubwo rero niba ubakeneye uzatse imodoka usubireyo ngewe nitanaramara sinzasubira mu buraya none se uretse yandi wakuriyemo mugenzi wawe agapfukamuta mu nzu hari andi manyanga waba warakoze ku buryo wahabuka bigezaho biriya ni ibisanzwe wana cyane ko wagize amahirwe ntibimenyekane nyamugore agashyingurwa nk'uwiyahuye byose si wowe ubiri inyuma si wowe ra musa si wowe wampaye amafaranga yo gukora ibyo byose kuko twembi twara abagore bawe ntabihakanye se musa cyakora nakubeshye ibyabaye inyuma ntigeze nkubwira nibyo byatumye mpunga iwacu nkazina ibyakugendekeye bite se nyine igikobwa cyiza ndumva uri kunzanaho iby'imikino mbese nigire mu rugo ndananiwe nibwo nkigera muri uyu mujyi oya wigendane mbabarira umbwire rwose ntabwo ndimo gukina ndashaka kubimenya burya bwose ntabwo ukigera ino amaguru naya nyine urabizi ko nyuma y'urupfu rw'aho mukobwa twabanaga nahise njya gushakisha akazi ko mu rugo kugira ngo mbone aho kuba ndabizi warabimbwiye ubwo duherukana ntakubeshye n'ubwo nagiye kugashaka nishakira icumbi ariko nari niyemeje ko n'uburaya mbuvuyemo burundu hanyuma ejo bundi rero wirira masheri
mbwira rwose niba ngombwa mbyumve ngira icyo nagufasha. wa mugoroba wampamagaraga ngo tubonane burya nasohokanye n'umwana wa mabuja. Niko utangiye kumbeshya. Ko wansanze mu modoka nta mwana muri kumwe se? Wanasohoka singira nkubonana mwari kumwe hehe? Namusize kuri ya butike kuko nari nzi ko niduhura hatabura akantu kaba hagati yanjye nawe katagaragara neza imbere y'umwana. Ubwo musiga kuri ya butike uko twakagiye mu byacu rero umwana ararambirwa arahaguruka nk'utashye. Hafi aho hari icyobo kirekire bari baracukuyemo umusarani. Kibawe barangije batwikirizaho ibiti bidafashije barenzaho twatsi bya nyirarureshwa. Umwana uko yakagiye hatabona neza abakiguyemo. Umve ko nta n'umuntu wari hafi aho ngaho. Na nyiri butike rero namusigiye yahise yibonera abakiriya arangije ararangara ntiyamenya igihe umwana yagendeye. Hanyuma se ubwo wabwiwe n'iki ko yaguye muri icyo cyobo? Dusohoka mu gipangu yari afite agapupe k'agakobwa nyine bene twatundi tw'abana tuba dufite n'imisatsi. Ubwo rero narahageze ngiye kubaza nyiri butike mba ndakabonye mbona n'ukuri ibyatsi byari bitwikira icyobo byabaye ibikuba birankuka. Mbashije nyiri butike mbona nibwo yibutse ko namusigiye umwana aramureba hose aramubura. Ndabyoroshya ndavuga nubwo yatashye. Ngeze mu rugo nabwo ndareba umwana ndamubura. Musa mu isegonda rimwe nari maze gufata agakapu gato nshyizemo ikanzu imwe ari nayo iyi nambaye nsohotse no mu gipangu. Naratekereje mbona nta kindi nakora uretse guhita ntoroka kuko mabuja ari kuntema nta kindi. Nabera mbuze icyo ndenzaho rwose ndi umuntu w'umugabo. Ubwo nyine nahise njya kurara ku gasantere ka kabiri hamwe hakunda guparika ibikamyo. Nuko nsaba mama Kabebe yandaye yarizwe yindi igira amahane menshi. Yego. Ubwo arambwira ngo arancumbikira ijoro rimwe gusa ngo ntazamutwarira abakiriya. Ngo mu gitondo mbyuke nabonye iyonge. Nuko nyine mbyuka mu gitondo mfata iya mbere nzino nyine. Ubu ngiye kwa musaza wanjye utuye no mu mujyi ndebe ko yemera ko tubana. Uwo mwana se byibura barashyize baramubona? Wapisha narinze mvaye bataramubona. Ariko nyine mfite ubwoba Musa, mfite ubwoba pe. Birumvikana. Yaba telefone yaba simukadi byose nese mbijugunya muri toilette nshaka ibishyejo. Niko se ni? Ubu uraryama ugasinzira n'amaraso y'abantu bose umaze kumena? Musangwa rero twumvikaniye ibi mbikubwiye kugira ngo umenye ibyambayeho bitewe nawe. Biraramuka bigiye hanze nawe nzahita ngutanga. Aha uhumura ntabyo nzavuga. Hanyuma se uyu mujyi urawo mute ntacyo ukora? Ibyo ndabimenya ngeze kwa musaza wanjye. Byibura ubwo we yantanze kugera muri uyu mujyi ubu yarakize nta kabuza. Yakira se ntubimenye kandi ari musaza wawe. Cyangwa urambeshya shana agasoro ugiye kwishyingiraho? Shase ko nahoraga nibereye mu miguruka kenshi yazaga iwacu ntahari ubwo ntabibwirwa n'iki. Na mama ari mama tubona namukubita ikibando nkanswe uyu ngo biba mu murwa. Ahubwo sani Karame kugeze mu murwa waretse tugasubukura umubano wacu. Nkajya ngushakira n'abandi bakiri. Babara windakaza Musa babarira. Iki? Bana arasiga ikinyirukanse nawe ngo nubura umwuga. Kwanza kingura n'imodoka yawe ninjire mu mpera ifutu ngeze mu rugo. Kuva nakubonye sinaba nkigiye n'amaguru. Bitese shakaga? Bitese ahubwo we Pascal. Ariko sha bya wankoze ibiki? Njewe se? Wowe nyine. Byiki saho? Ariko sha ubona nkusabe kugucumbikira amasaha yo gutaha nagera mbura urengeye. Harya yewe burya cyagiye nahise mbona indobani tutaherukanaga iranshibura ubu niho ndaye. Indobani siyo ninki kandi? Ni umukobwa twaherukanaga kera w'inshuti yanjye mane. Ubu uraranye n'umukobwa rero? Cyane rwose. Gusa ibyago ngize nuko muye nawe yenda kwigendera. Ngo ejo afite urugendo rwakura ashobora no kutazagaruka. Rero ntabwo nari kumwitesha nawe urabyumva. Cyakora uritonde Pascal. Buri gihe umuntu yatangiye kuraraguzwa mu bakobwa atazi ubutaha kura imbwa yiruka.
gakobwa nazi se gute kandi nkubwiye ko ari inshuti yanjye ariko twaherukanaga kera. igihe mumaze mutari kumwe Suzi yari ari mu bikisha cyangwa aho agiye uzagiye mu biki? Tampaye nka data uyu muntu kwa nturaho urugira. Ihangane gato mbanze ndebe umuntu uri kunkomangira Pascal. Ahubwo uramuke reka nanjye mfate neza uwancumbikiye, naho gahunda yanjye nawe tuzayitangira ejo. Nyine bivuze ngo guhera ejo nzajya ntaha iwawe. Ibyo narabikwemerera rwose nta kibazo. Ngaho uramuke reka ndebe umuntu nkomangiriza isaha. Kuko Nyagasani uyu ni Anita cyangwa ndibeshye? Ese wasuje mushiki wawe Kaga? Ni Anita nyine. Uraho. Ariko se kutava mu muryango ngo ninjire akanakumiro imbeho iri hanze aho urabona itangagaje. Ngaho ni karibu. None ze kugenda igicuku ubanza. Nawe wikabye igicuko ntikiragera cyangwa uyoboye ukuntu iwacu ari kure. Wongereho ko nawe nabuze n'imodoka. Ni amahoro se ahubwo? Ese ko numva watunguwe we uri kumbaza ibintu byinshi. Ni amahoro humura rwose. Nyine nuko nari nje kugusura. Mugana wawe mfite n'ibibazo byinshi koko. Ariko ntacyo ryamubwa ibisigaye nzabikubaza ejo. Ndaryama ntariye se we. Nta biryo mufite muri iyi nzu. Shaho uba mu kazu gato. Ni nakabukuntu. Shakaga waretse tukazimuka aha hantu vuba bishoboka. Kwiki? Uje kunsura none utangiye kunyimura rero? Nukuri aha hantu ndabona ntazi. Ahantu nakekaga waba utuye saha rwose. Anita, ryama cyangwa ubireke. Nta n'ibiryo bihari kandi sinabona aho mpahize isaha. Koko. Ibisigaye nzabivugana nawe ejo. Dore tambuka ujye kurara hariya mu cyumba njye ndigumira hano muri saro. Urarara kuki se? Mfite agasambi nararagaho ntaragura amatora niko ngiye gusasa. Ahubwo urampa icyo kwiyorosa kimwe nawe usigarana ikindi. Ahubwo nizere ko uhituma n'imyenda yo kurarana. Imyenda yo kurarana? Uzi icyo gikapu wakikoreye nta myenda yo kwambara irimo wumva urimo ukijyana? Nyine harimo iyo kuzindukana gusa ariko iyo kurarana ntayirimo. Icyumba ngicyo komeza. Ibyo ubona bigukwiriye ufata ibyo ngibyo mpagahenge n'iryamire. Ndumva nifitiye n'ibitotsi. Yawe mpereza izo kamambiri ziri inyuma yawe Delphine. Ihangane gato mbaze ntereka ibyo kurya ku meza mbone kuziguha Musa. Ahubwo se ibyo kurya ndabishoborara? Kuki utabirya se kandi natetse kubera wowe? Yawe ngaho kira kamambiri ubanza uruhura ibirenge. Ni impamo munaniro mfite. Ntunyemera gukoramo n'ikiko na kimwe rwose. Ubwo se iyo wabimbwiye kare kose sinirirwe nteka Musa. Ihangane nyine. None se uragera ngo mbigenze nte? Ngewe se mbigenze. Nta mwana tugira ngo ejo nzabimushyuhiriza. Nta mukozi ngo ndabimuha. Ubiherezo si ukubimena. Ndabizi ikibazo si umunaniro. Ikibazo si umunaniro. None se ikibazo ni ikihe? Ni ikihe sera? Ko wagira ngo hari uwakuntamitse. Mfa kugera ahangaha amaganya akaba magana. Imitsi y'iryinyo ukenda kuyicamo karindwi. Witwaza ko ntabyara ukirara mu bagore hirya no hino aho ukorera ubucuruzi bwambukiranya imipaka warangiza. Maze ndakwiyamye. Urumva? Ndakwiyamye Delphine. Abo bagore uhora unyurira hari n'umwe uransangana nawe? Kuba ntaragusangana nabo ntibivuze ko ntawe ufite iyo mu ntara impande n'impande Musa. Mfa mbese. Iyo baza kuba ntawe ufite. Ubutawe mfitiye urugwiro n'urukumbuzi. Ariko kuko baba bakugaburiye byose wijuse ungera uruhande ukagira ngo ndi mushiki wawe cyangwa umukobwa wawe. Ese ubundi ndamutse mbafite byo bigutwaye iki? Kudashonje ko nagushingiye butike ukabucuruza. Uko ntawe mubyiganira mu nzu. Uko ntabajyamo rwose ngo mperiyo ufite ikihe kibazo? Icyo upfa uko ntaha kuba mushiki wawe. Musa, icyo ugomba kumenya nuko ntaje hano gucuruza cyangwa guteka gusa. Kuba bajyamo byatumye tubaha inshingano za kigabo muri uru rugo. Duheruka ibyishimo by'abashakanye ryari. Nturarunteye umugongo bukarinda bucya. Urakana se mba mbikiriye ngo mbimenye. Mbigusubiriremo sindi mushiki wawe urumva? Sindi umukobwa wawe nawe nturi umuhungu wanjye. Uri umugabo wanjye. Ugomba kumva ibyo ngomba rero.
ubundi ze nduzuza izo nshingano za kigabo ngo bitange uwuhe musaruro? Abandi ko bazikora bakororoka mpaka bakajya no kwifungisha kuko abana babanye benshi, twe twaba tuvunikira iki? Imyaka ingahe namaze nuzuza izo nshingano? Hari inda yawe yavuyemo se ngo mbimenye? Yenda ngo twongere tugerageze. Yawe sha sokorohera ubusa se. Yawe musa nibyo umbwiye. nkubwiza ukuri ariko urakoze cyakora. ndakoze siki gusa umenye ko niba ari ibyo wiyemeje nanjye nzafata izindi ngamba. upfa kutazanigera mu buriri gusa. alo amba wowe ubwo busa abagabo wirirwamo iyo ntahari batangiye kuguhamagara, babwire ko natashye rero babivemo. Ariko da no bishaka ujye bajyamo mama we. uraho neza Shanta? singufuhira rwose humura. oya ntabwo ndwaye, n'iby'iwanjye wa mubyeyi we. Pascal ntacyo ejo nzamubwira niba ngombwa ararakugezeho. ibibazo se ko biba ari byinshi wa muntu we, tuzaganira neza niduhura. uramuke neza nawe Shanta. ariko se none ako gakanzu wambaye ni bwoko cyane? mbabarira cyane musa, aka karampenze kihorere. karaguhenze ndabyumva. ariko se sinari nakubwiye ko uyu munsi tudahura turi twenyine, hari undi muntu tuza kuba turi kumwe? ntabwo nakubwiye se ko ariyo yonyine nazanye. ngurira indi niba ubona bikubangamiye, cyangwa uwo mugenzi wawe we kureba amaguru meza yanita biramugwa nabi. cyakora ntuhinduka kuba ubizanye. ntabyera nk'uyu munsi, hato uwo muntu ngiye kuguhuza nawe atagucishamo ijisho ntajya atansize. aha uwo muntu wakomeje kugira ibanga mufitiye amatsiko rwose. ese na n'ubu wamurambuka akaziranenge nturaboneka? ejo bundi nibwo namenye ko bageze aho bakamubona, ngo kubera umunuko waturukaga muri cya cyo wageze aho ukabangamira abaturage. ubiriya ndashakishwa uruhindu neza neza. kuba se shaho urabahute muri uwo mujyi kuko wihishahisha. cyo nzi cyo nzabishobora. nzajya mpindagura simukadi kenshi gashoboka, bazagera aho bambure barekereyo. ntuzigere usubira iwanyu rero? koko iwacu sinanahakandagira. ninshaka nzibagirwe n'inzira ijyayo. maze hari ahantu umusaza wanjye yandangiye akazi ko gukora amasuku kwa muganga, ntinya kujyayo ngo ntazahahurira n'abantu banzi. kwa muganga aho bakomeye. kandi ubwo wumva nawe nkihagera bwaracyatangira kumbaza impamvu nasubira iwacu, ngo kuko aba mu kazu gato ngo ntitwakabanamo. mbonye mbuze uko mbigenza mubeshya ko mama yapfuye. ntangiza nanjye nkanga gusigara mu itongo njyenyine nkahitamo kuza kumushaka. umva musa, sinshaka icyo ari cyo cyose cyansubiza iwacu pe. ariko se koko uwo musaza utamenya amakuru ya mama we, umusaza w'abakire. ceceka dore wa mugabo nakubwiraga nyine tuje kureba ngo buriya araje. nizere ko ntatinze cyane musa. hano two nabaje gukemura mu kazi bituma nkererwaho gato. reka niba byaba cyane se ugira ngo hari irungu nagize. ndabona byo wari ufite umumararungu. uraho mukobwa? muraho neza. ani karame. uyu mugabo rero ni inshuti yanjye yitwa Gasana. hanyuma Gasana ndakumva. uyu mukobwa nawe yitwa Nita. niwe nakubwiraga nyine nzabahuza kuko wari wambwiye nyine ko ushaka umukozi wo mu rugo cyane rwose. kandi nkaba narinzi ko nawe arimo ashaka ako kazi yagakora neza rwose. uramwizeye rero? ndamwizeye rwose. uwo mu muryango ariko nyine bya bindi byakureye. hagize n'ikosa akora ntuzatinye rwose kurimbwira kuko ubu ngubu inaha mu mujyi ninjye mubyeyi we. ubwo mwizeye nta kibazo. ndamwizeye. nawe mpamya ko akazi agakeneye rwose azirinda ayo makosa. sibyo se? sibyo ni? nibyo rwose, nzababera inyangamugayo uko bikwiye. kandi nimuhumura akazi kose nzi kugakora ntacyo muzaninga. hanyuma rero mu myenda uzazana izo minure rwose uzazirinde kuko madamu wanjye ntabikunda.
urabe wumva papa Musangwa, wibuke ko ari wowe mubyeyi wenyine mfite inaha mu mujyi. Humura imyenda ntabwo ari ikibazo kuri njyewe rwose. None se hari ikibazo ejo mpise nza? ahubwo kuri njye unaraye uje byamfasha kuko dukeneye umukozi cyane bishoboka. Hanyuma uburyo bwo kuguhemba rero n'ibindi bijyanye n'akazi ubwo uzabivuganaho na madamu. Ani Karame. Ngaho rero simbuka ujye kwitegura urareyo. Nanjye nsigare nganira na Gasana. Sibyo byiza kuri wowe se ubwo? Mbese nyine nkurikije bimwe nawe wambwiraga. Aha, maze borosoye wabyukaga. Murakoze cyane. Nta kibazo. Ngaho mube mwiriwe. ariko Gayeri nawe kuva aho uboneye nyokoro musigaye witetesha niko nyokoro musigaye aguha ibiki? Ntabyo mama, nuko nishakiraga kwirebera ibitente muri televiziyo. Ese mama jya uzireba uzamenye kuvuga indimi vuba rwose sibyo? Maze Pascal Karame, ntuzigere unyerekera umwana agasobanura. oya rwose sinshobora. Ndakuzi ugakunda kubi igihe cyose muri kumwe ujya umwereka ibitente. Nibyo ni wowe muco wa hano nizo filime namutoje kuva agitangira kureba. ahubwo sugira ngo ndacyakabonera umwanya ko nsigaye niranwa na Gayera mpaka nta kikoza nitaba yanyiziritseho reka. aho se na nyine batari nyirarume agomba kuhaba. Rwose dore nanze ko tumureresha umukozi kuko nizeye ko azagukuraho uburere bwiza nka nyirarume. nta mpamvu y'umukozi rwose. ese Ani Karame. ibyo nagutumye wabibuze nigendere. Ni ukuri umubavu mwambwiye kureba mu cyumba cyanyu nawubuze pe. Ahubwo nimwibuke neza aho mwawushyize. Parufe yanjye nayishyize hera. Reba neza. kuko ntashobora kurenga uyu muryango se ntayiteye. ariko Chantal nawe rwose ubu ntabwo wagenda utiteye imibavu. Rega ngiye gusangira n'abantu biyubashye. Ibaze mbanukiye. Nabyo da. Ndayibonye da. Nari nayishyize mu isakoshi. Hanyuma ni Karame. ibyo wakoraga byose ububiretse no gukoropa bugejeje aho ngaho uraza gukomeza nyuma. Ugenda ureba imyenda ya Gasana n'inkweto n'igikapu ajyana ku rugendo bitunganye. Ibifurwa bifure, ibihanagurwa bihanagure. Ejo afite urugendo rwa kure. Ndabikora mabuja. Agiye kujya hese muramu wanjye. Ku kazi kabo babohereje mu butumwa bw'akazi hanze. Bazagenda ejo rero. None se nimara kubitunganya mpite mbipanga mu gikapu azajyana? Oya ubisubizaho bikuru ujya kubimesa ndabyipangira n'intaha. Hanyuma rero uteka ibyo murya mwenyine nge ntabwo ngaruka vuba. Na papa Gayera araza nijoro. Nta kibazo. Ubwo ibya saa sita ni ibyacu twenyine ndatekera rimwe nijoro gusa. Utyo rwose. Ikindi Pascal ndakumva. Ujye undebera umwana nyabo. Nibyo rwose. Dore niwe mubyeyi musigaranye twe twagiye. Oya ntugire ikibazo pe. Gahera niyo namwirera ngiye nyine ntagoye. Ko atinyarira se akaba atarizwa n'ubusa. Gaye hari ikibazo. Gaye ujye wubahanko ntuzamusuzugure na rimwe. Nakubwira ngo kora iki ujye ugikora sibyo? Yego. Nakubwira ngo fatika yiwiga ubikore. Ni nyokorome ntabwo ari rubanda. Nawe no mubyeyi wawe urumva? Yego. Ujye umwisanzuraho rwose. Hanko naramuka mbwiye ko wamusuzuguye ngewe ubwanjye nzaca inkoni ngukubite. Uranyumva? Oya wimubikamo ubwoba. Oya nge sinkunda abana basuzugura ababarera bigira intakoreka. ese ubwo inkoko zirandira ubunyobwa utareba akaga? ayo urankanze Delphi. Ndagukanze. Urankanze rwose. Watekerezaga ibiki se bituma ubwonko bwose bugenda? Urabona ukuntu inyoni ziraye mu bunyobwa bwanjye uhicaye habe no gutera akabuye ngo zigende? Zaburashye buranyanyagira kuko urabona mwambaniye. Rwose mbabare mabuja ntabwo bizongera. Ngaho mpereza uwo mufuko kuri inyuma tuwushyiremo n'ubundi bwumi. Oya reka mbikore mabuja mwebwe nimwigumire mu bindi. Ntacyo bitwaye zeno ngufashe kaga. Ni bwinshi ntiwabivamo. Ndagerageza. Ahubwo niturangiza kubushyira mu hita ujya kubushesha ku isoko. Ese ubu bwumye neza ku buryo twahita tubusheshara? Yewe dukomeje kubwanika twaba dushaka gucyura umunyu. Ahubwo se kaga. Karame. Nakomeje kumva witse imitima ufite ikihe kibazo? Ntacyo. Ntacyo koko? Ntacyo.
ubwo urabona ndi umwana wo kubeshya utyo kaga mbwira ndi umubyeyi sinananirwa kugutega amatwi rwose. ubundi se ndabiguhishira iki? ngaho mbwira. ubundi aho kugira ngo nkomeze nice akazi kubera ibibazo utazi nakica byibuze uzi n'ikibintera ukabona ko nta ruhare nabigizemo. mbwira rwose ngo uteze amatwi. mabuja ndakumva. nubwo maze imyaka 2 ngukorera ariko uyu mujyi nkumazemo igera kuri 5. naturutse iwacu iyo za Bugarama nzi ko nje gukorera amafaranga. nkaba umukire nkubakira mama inzu nziza. nkamwitura uburyo yatureze ari umwe kugeza dukuze. nubwo bitari byoroshye. komeza ndakumva. igihe namazino nta kazi mfite nicyo kinini kurusha icyo maze nkora mabuja. nabiciye ku ruhande muri iri duka ryawe niho hambere nari mbonye akazi. amafaranga mpembwa nawe urayazi. ndayazi. iyo mbikirije byibuze mbona y'ubukode no kurya biba ari ku mibare. iyi si ko ntawe ugisha inama se mwana wanjye. ikimbabaje kurushaho rero ukuntu mama yigendeye nashyize mu bikorwa ibyo namusezeranyije njya kuzi no kubera intagwira nkorera muri ubu bukarani bwanjye. akigendera nta muheruka agasimbone nuko muherekeza. ubu mbuze nawe ntera nkwihanganisha gusa komera ushikame kigabo. niba wari ufite inzozi zo kubakira mama wawe uzigumane n'ubundi iyo nzu we na mushiki wawe muzayibamo sibyo? nibyo. hanyuma kuba utaramushyinguye nabyo nubwo ari igikomere kitoroshye wihangane wenda uzapanga ujye kumusura aho ashyinguye sibyo? ubundi se ntihanganye nakora iki wa mubyeyi we? ndabizi biragoye pe ariko wituma bitwara ubwonko bwawe ngo wicare uri igishushango ahubwo nibigutera ishyaka ryo kugera ku byo wifuzaga mama wawe ataraba. urumva? yego. umwanya wagafasha ubitekerezaho uwufata utekereza ku cyo wakora ngo utere imbere urenga aho uri. wamugana iyo nama niyo. hanyuma rero ndifuza ko wajya umbona nk'umubyeyi kurusha uko umbona nk'umukoresha sibyo? yego. ntugatinye kumbwira ikibazo cyawe cyangwa kungisha inama. yego. nubwo ntagize amahirwe yo kubona akana ariko impuhwe za kibyeyi ndazigira. none se mabuja karame. ubwo ninkenera kujya gusura imva ya mama ubufasha nzakenera muzabumpa? nabuzwa n'iki se koko kaga? n'ikindi kibazo cyose uzajya ugira ujya umbwira. urakoze cyane wa mubyeyi we. ubutisi iyo mbibabwira mbere hose mba naragiye wenda ntakomeje gutegereza ko ikijya mu Bugarama igwira. ntarirarenga humura. ngaho jya gushesha ubwo bunyobwa vuba dore ubwari buhari bwashize. cyana giteye neza we. ikirayo kaye ikirayo vaho nuna mahuri mbona uko nirebera nita neza yewe. ikirayo anko mfite imbeho. vaho se nyine ufite imbeho urapfa cyangwa ujye gushaka imyenda yawe aho ibikwa ntuhazi se? dore amataye dore mu nda zero dore mu gituza heza yewe data we. burya nita ni ukumubona mu bigutiya n'ibipira mabuja mu kuburira ukagira ngo araciriritse kumbe n'ibiriya yibitseho yewe data we. uri mu biki ko wunamije ku gipasika? yewe narebaga icyo urugi rwabaye hano. nagiye gukomanga nyine mbona isereri irabyimbye mbanza kureba ikibazo ifite. iki isereri urugi rwanjye se yaba yabaye iki? nawe va urebe gato ndebe. turebe ubona se ko mbona nta kibazo ifite. yewe nako narinje ngo umpe gikotoro yo kwisiga. ryari singe nawe dufatanya amavuta yo kwisiga. yanjye yashize ariko undi se ubwo umwana ugendana yambaye ubusa atitira uramujyanaye nyine se sinkubwiye ko nshaka kumpa gikotoro ndangije kumwoza ndagira ngo mujye kumusiga nyine. Gaera agira amavuta ariko ntabwo yisigana n'abakozi. ariko rero unyumve neza ahe yashize rwose nibagirwa no kwibwira nyina. Nibura ngasigira amafaranga yo kugura andi. Gushaho uteye neza. Panaho ubugambo se nyine. Neza se ubibonye ute n'ingutiya nambaye?
ntabwo ufite umubiri mwiza uruhu rutoshye. ndekura pasika ndekura n'undi munsi ntuzongere gutekereza kunkuraho kuko nubyongera nzaguca intoki. ariko uri inshinzi amazi reba ukuntu uba unyijikanuje ni ukuri. ibyo nakubwiye wabyumvise. umunsi uzongera gutinyuka kunkoraho niwo munsi nzakwereka neza ko ndi inshinzi nyayo. asoni akihemeze gusa ubundi se ngewe ndagakeneye. ndakonje ndakonje. ubu rero kujya kwambika umwana w'abandi ukomeza umuteza umusonga n'amagiripe gusa. ngwino njye kukwisigiraga ye iyizire cya pascal ukihorere. ejo nakwemerera umujyane. erega wamwibaburiyeho ntiyanyikoza. harya ngo uri nyirarume. ndi nyirarume nyine. umvaga ye cangaha njye kugusiga rata. reka sha burya se nawe urabikunda Delphine. akira kuri ka divayi isanze ariko nicaranye ngo kamfashe gutekereza neza. nihera ninkwerera ku buzima bwacu. ku buzima bwacu naho ubundi shanta urebye si ukubikunda kunda ahubwo ni uko iyo nsohotse nkagasomaho bituma nibagirwa akababaro umusangwa ntera. ndabyumva nyabusa. ngaho se nimugoroba wimeze neza ngo usohokane twisangirira akadivayi gatukura n'inkoko maze dutsirike imibabaro y'isi. wese usaba ubwo tukabishyira muri wikendi namaze no gushyira ku murongo abo ngomba kugemurira imboga n'imbuto. nabyo nta kibazo da. cyese ko mpora niteguye. ubusanzwe wikendi nayihariraga Gayeri no kumwitaho. ariko nyine ubwo nyirarume ahari ndakeka nta kibazo afite. erega amahe icyumweru cyose twiruka mu kazi tutikoza abana kiba ari kinini. umuntu aba agomba kubagenera umwanya. oya nibyo rwose. aba bafite mujye munyuzamo mu biteho. ariko kandi n'inshuti nkatwe mutwibuke. dore kuva wanatangira akazi duhura ari ku miguruko gusa. iyo utagiye mu kazi uba wasohokanye n'abandi bagore ngo mukorane. maye wowe ubyita ari kandi koko ntiduherukana wa. mama hoshigirayo Gaye sinakubujije kuza umpamagara ndi kumwe n'abashyitsi. mama uzi ko ubwo uratangiye kwitetesha kwawe. nk'ubwo wawe wivugisha ute koko. sanga nyokoro mu mubwira icyo ushaka kumbwira ndaje mperekeza umushyitsi. niba usaba ari kumutega amatwi ukumva icyo akubwira. oya nagende karitetesheje ibintu byose kabivugana amarira sinzi icyo nzakora rwose. umwana umwe niko amera shanta ntabwo aciye nk'amabere rwose ujye umutega amatwi ntawamenya. oya nagende maze ngira amahirwe afite nyirarume umukunda kubi aramumfasha nkikorera gahunda zanjye nta nkomyi rwose. kugira ngo si yabarerwa n'umukozi nari kumureka gutyo gusa atambwiye icyo abaye. naba asanze Pascal wenda ningabanya kumuri ruhande azagera hamenyere arekeraho kujya yitetesha no kwiriza. cyangwa se muzamukurikiza. nabyo sinumva ngo bituma umwana agabanya ubutesi. oya ibyo kumukurikiza rwose nibibe biretse. si mukuru se imyaka inugira ngo si iyo. si ibyo ahubwo mba numva nkeneye kuryoha muyo nkorera sha. ubuse mbiye mu by'impinja nakongera kugaragara neza ntya koko. nabaretse rwose mbanze niryohereze. ahubwo gasana atinze kuza ngo mpite musohokana ku mazi. ahubwo se we muri wikendi wazamerekeje kugura utwenda two ku mazi tukavayo dukomereza aho tuzahitamo gusangirira. hari icyo se rwose. ariko rero shantari ntuzatwarwe n'uburyohe bw'ubuzima ngo wibagirwe uwo wibarutse kuko nawe aragukeneye. akeneye ko umuba hafi ukamuganiriza ukamenya uko yaryamye n'uko yiriwe ukamuha umwanya nka nyina. sibyo se Gaheri nta kibazo cy'abamuganiriza afite pe. ariko nawe aragukeneye. oya nyirarume uri hariya arahagije. ntacyo nakora atamukorera rwose. ikibi ni uko nabamuterera abakozi gusa kandi nanjye rwose iryo kosa sinarikora. sinigeze nanarikora rwose. Pascal ndamwizeye ni musaza wanjye twonse rimwe mbese nyine ni umubyeyi wa Gaheri wa gatatu. aha shantare kanyene ndebe uko ku iduka bimeze. narinyuza ngo ngusuhuze nabonaga tudaherukana kandi turi abaturanyi. ubwo nyine gahunda ni muri wikendi. nta kibazo kandi urakoze pe. Gaheri gasheri kanjye wibwirije uza kwiyigisha uri umukobwa mwiza rwose. Gaheri kana kuki mbona amarira ku matama yawe wabaye iki?
ntacyo. oya mbwira vuba si ndi umubyeyi wawe. uriwe ngaho mbwira rero sibyo kandi wibuke ko umubyeyi ashobora gufata akanyafu agakubita umwana. mbwira nanjye ntarafata akamambiri ngo gukubite. hano hari konji. hehe ku binyoni. yego. zana ndebe sibyo ikira hino nkurebere nanaguhuhire sibyo se. si wowe se wambabaje anko. gaye uramenya ibyo ntuzabimbwire hano undi muntu twumva urumva nako ntuzongere kuvuga iryo jambo uranyumva neza. none se ko hari kundya cyane. umva gaye ngiye kubigusubiriramo bwa nyuma urumva neza. ibyo nkubwirira hano nuramo kubirenzeho nzaguta mu muhanda nkujyanye ku ishuri maze imodoka zizagukandagira urumva. icya mbere ntuzagire ubwira ko ku binyoni hakurya sibyo uranyumva neza. icya kabiri ntuzagire ubwira ko hari icyo nagukoze cyangwa ari ngewe wabiteye kugira ngo hakurye urumva. ntuzagire ubwira ko njya ngo usibye ishuri nkakwiranwa mu kazu kanjye urumva. icya nyuma rero sinshaka kongera kukubona urira urumva. niyo waba ubabara uti ujye utuza uceceke. umunsi nongeye kukubona urira nzagukuramo amaso urabyumva neza. ntabwo nzabivuga nta nubwo nzongera kurira. ngaho rero ngwino wicare ku biro byanjye nkuvure sibyo se. ndiyangiye anko ndi kubabara cyane. nakubwiye ngo icyo wakantuwe sinshaka kumvurira sinshaka no kumva uvuga ibyo kubabara urumva. urashaka ko nkurega kuri mama wawe ko wasuzuguye. ntiyakubwiye ngo ujye unyubaha icyo nkubwiye cyose ugikore. uribuka ko nyoko yakubwiye ngo nusuzugura ahubwo azafata inkona gutsibagure. ngaho ngwino ku biro byanjye rero sibyo. reka mbanze mfunga icyumba cyawe sibyo. ngaho usinjira mu modoka uba ufunze urwo rugeni. musango rwose mbarumbwira icyo wampamagariye sinshaka gutinda. utinze se ari njye twatindanye hari icyo yagutwara. wibagiwe ko ndi so wo mu murwa. niko barakubeshya iryo sano ryarangiriye hariya twari twicaye na databuja. nta by'amasano tubyihorere ariko nyine winjire mu modoka gikobwa cyiza. mbabarira musa na n'ubu ibyago washyizemo ntibiteze kumva mu mutwe. uko mbyibutse umutima wenda kumvamo watumye nkora nihishahisha nkora nkebaguzwa ngo barafashe. mara yewe ntabwo bazagufata. ahubwo ntaribagirwa mereza simukadi nshya wanguriye nzakwepana na leta mpaka byibagiranye. iki cyaha ntigisaza mukobwa. icyo kibazo ahubwo se ko kuvuga ari ugutaruka umwana wa Gasana na Chantal umusiginde. gayere se aho ntibyakongera bikaba nk'ibya wa wundi wareraga mu cyari wanyu. uriya ntacyo yabahorana na nyirarume Pascal. sinanamurengana urugo ngo binkundire. gusa musa ndakwinginze ntuzongere kunyibutsa uriya mwana. mfite igikomere ntazakira. nkora nishinja ibyaha ntazi aho nzabikira. niba nzafata inzira ubwanjye nkajya kwirega simbizi rwose. ibyo tubyihoreye bitatubihiriza. hanyuma se ko nabwiye madamu wanjye ko mfite akazi kenshi uyu munsi nkaba ntari butahe. ubu sinashaka ahantu nyine hisanzuye akaba ariho tujya kurikeshereza. ariko ubwo wabonye hehe umukozi wo mu rugo ukesha atari kwa sebuja koko musa. ubwo se waba ari byo babeshya. uretse ko numva ntari no muri mudu y'ibyo bintu. umva kandi ariko ntukamfate nk'akana. ntanyemere ko ubu gahunda rwose ari njye nawe. nyine narabikwemereye. none n'ikizi ubushize se basi byagenze nabi byibura ngo uyu munsi nyine yaba ari wo mwanya wo kwikosora. ntabwo ari ibyo yewe. none se ufite ikihe kibazo? musa mama ararwaye cyane kandi amafaranga akeneye ngo yivuze ni menshi. ayo mpembwa nayo kagabo ahembwa ntibyavamo. ubu se kuki utambwiye mbere koko? erega kuvuga ibintu nk'ibyo ntibiba byoroshye. nta kundi amafaranga ndaza kuyaguha. uze kuyampa musa. uze kunyandikira ibikenewe byose umbwire n'umubare w'amafaranga ukeneye
hanyuma nanjye muri iyo bwabaga yewe uravugisha ukuri cyane. ndishimye cyane musa uri umuntu mwiza kuri iyi si ya rurema uzi ko nta mfura ndabona ingana nawe uri wa mbere nagira rwose ntese shaka nta mfura ndabona nkawe niba pe nshaka kumfata neza ngomba kubanza kugutera umutima mwiza ubu se urumva twakwishimana dute kandi ubabaye uretse ko bitanavamo byo ntabwo byavamo pe gusa ndi kwibaza icyo mbwira madamu nabona ntashye kare kandi nari namubeshye ko ndara mu kazi ndumva byanyobeye pe apu ibyo ni ibintu byoroshye umubwire nyine ko wumvise unaniwe cyane ugashaka gukora mu mwanya wawe ariko nawe ukazamwishyura umunsi we ku buryo umunsi igihe nawe tuzaba twahuye bizakorohera kumwibutsa ko wishyuraga umunsi w'abandi kabura icyago uzi ko ari byo koko nibyo rwose ngaho ugenda utegura ako kantu k'ibyo ukeneye ngo ugeze mukecuru wawe kwa muganga hanyuma urara ubimpaye ejo nanjye nzakohereza kuri telefone musa ntabwo nzi icyo nshobora kuguhemba ntabwo nzi icyo nshobora kuguha simbizi nako nako unyemereye amafaranga nubwo tutarara nijoro ryose ariko nkwemereye kuba ndi kumwe nawe byibura nk'amasaha 2 nibyo yebaba we reka mu mwete imodoka nihuta ahubwo ndakujyana hehera nibutse ahantu heza ngiye kukujyana nibyo si muri hoteli n'indi nzu yanjye nyine itabamo abantu inzu yawe habamo umukozi wo kuyitaho gusa Delphi utwenda naguze ntitubabwira se uzi guhitamo rwose Chantal ahubwo si igihe wayirebeye nturuha warekeye ukabanza ukanywa ibyo watumije yewe yese ko ariko mbayeho ngura kenda gashya nkirwa nkareba nagera no mu rugo nkakamanikaho nkareba ubu nzanayambara nyisimburanya buri munsi kugeza nyararutswe umva re ugiye guhita yambara se kandi wayiguze kugira ngo uzayambare watemberanye n'umugabo wawe ntabwo byankundira kumutegereza pe ubundi si cyangombwa ko hari uko aba ari mishya mu maso ye niyo yasanga narayicupije ntacyo bintwaye cyakora kuvuga ni ugutaruka aha hantu ni heza pe aha hantu niho tujya tuzana cya kigare cy'ibizungerezi dukorana ahubwo si nk'uko twatumije iraza umva umva ibyo twatumije se murabizana dutashye ko mudutinza ko mbona yigendeye se wabona atakumvise oya yarumvise ntubona ko anciriye isiri n'igikumwe ntajya nabonye nizere ko bibaye nko gufungura amarembo rero igihe cyose nzajya nkutumira uzajya uboneka kuko ntakubeshya ibintu sinabishobora kuki utabishobora namenyereye ko umugore wo mu rugo erega maze n'ubu ndumva nakabije ariko ye ngenda umugore wo mu bihuru se oya da ntabwo aricyo nshatse kuvuga gusa nk'uko mperutse kubikubwira ntabwo naje kugira ngo nishimishe naje kugira ngo niyibagize akababaro nterwa na musango ariko se utabeshye bigeze kuri urwo rwego ko abo hanze iyo tubareba tubona muri umuryango wishimye yewe arasha ahora ncyurira ko ntabyara noneho yareruye ntatinya kuvugana n'inshoreke ze numva Chantal kuba muri ruriya rugo bigiye kuzanturitsa umutima baba we mwese wahavuye nyabu mave ngeheze wahukane yego ariko si gusetsa kera ko aribwo kwahukana byari ikibazo kuko umugore yatungwaga n'umugabo bityo akagira ubwoba bw'uko azabaho ndetse bikanatera ipfunwe ababyeyi be kuko yahukaniraga iwabo ubu byaroroshye ufite iduka ryawe wahukanye ntiwajya iwanyu ahubwo wakodesha inzu yawe kuko umuntu ajya gutesha umutwe nawe ushikamo wenyine ndarwemeye ejo cyangwa ejo ubundi atangira abagucyurireho rero usange muri ye baba ni mu ntabare si uko bamwe bicana Chantal nasezeranye n'umugabo wanjye Musango ko tuzabana mu bibi no mu byiza kandi ko tuzatandukanwa n'urupfu yewe
nzakomeza nihangane kugeza igihe imana izumvira gusenga kwanjye kampakana amahoro agahinda mu rwacu. nita akaguhase cyangwa ikakaguha amaze kugira abana nk'icumi mu gasozi kugira ngo hari icyo bizaba bimubwiye cyangwa utekereza ko atazakira akarugutamo akisangira ababyara asagende n'ubundi ibyo akora bisa nko kuna. komeza wigira utyo cyangwa imana ikampakana nuko ye najya kwitaho najya ngahora iruhande ibimwe mu basigira abakozi na basaza banyu uwanjye ubanza najya mugenda naho ngiye hose. nuko ye ariko ihanagura amarira atera wa musore azanye nk'uko twamutumenyamo ihanagure rwose si ngombwa ko abantu bose bamenya akababaro kawe kandi humura uhora hatinda gusubiza ariko ntahera urumva Delphine. Gasana rwose ujya umbabarira ntukansetse ariko disi ndagukumbuye mugabo wanjye. nanjye ndagukumbuye Chantal. ese uyu munsi ntabwo wakoze? oya nagize ikiruhuko nzakora ejo. hanyuma se sheri ninkubwira ibintu byiza urampembe iki? mfasha nako ibyo naguhemba nanjye reka mbigire ibanga. nutambwira nanjye ntabyo nkubwira rero. nzaguhemba kugusohokana nugaruka ahantu heza shawe gusa aho nkundira nkomeze mpagire ibanga ni surprise. ba witegura rero kuko ejo nzataha. ejo uzaza sheri? nzaza rwose. ewe imana ishimwe pe uzi ukuntu twari tugukumbuye uretse ko mwari munatinzeyo rero ubundi ubwo byari amahugurwa gusa. wa mugani wawe ntibyari amahugurwa gusa hivanzemo n'ibindi bijyanye n'akazi bituma dutinda. ndabyumva noneho. Gahera umukobwa wanjye se ameze ati? yewe arahameze neza rwose amasomo aba yamereye n'aba afatanyije na nyirarume ugira ngo Pascal ahagereye hano yamushyize ku murongo. reka da ntiwumva se Pascal ni ukuzamugurira agacupa tukamuhemba rwose cyangwa reka nzamugurire igare di hari nabonye amagare meza y'abasore nkawe rwose kandi ahendutse. ntiwumva se ubanza guterura akagushyira mu bicu noneho. oya nzabikora ntihatagira ikinyitambika rwose. ngaho reka nsubire mu kazi nari ngiye mu kiruhuko ahubwo ejo ni ukubasesekaraho rwose. uramukeho bwiza bwanjye. uramuke neza mugabo nkunda nyagasana kundindira azakugeze n'amahoro. Gaheri kuza ucumbagira wabaye iki? ndwaye mu nda. urwaye mu nda kuva ryari? Gaheri ngwino ngo uterure ureke kugenda ucumbagira kubera izo nzoka zawe sibyo? naho ubundi Chantal umukobwa wawe ejo yashegeye ibijumba bibisa n'itayahekenyaga amuhaho ubanza aribyo byamuteye mu nda rwose. hanyuma se kuba Gaheri yarwaye mu nda ni nabyo byatumye atajya kwiga? ubu se yajya yagenda kuriya akiga agafata. mana nyagasani we ihu turebe amafaranga mu cyumba cyacu munsi y'igitambaro cy'akabati umunjyanire kwa muganga. nibyo rwose mba mwijyaniye ariko ngomba kujya muri salo ngatunganya imisatsi. yego Gaheri sheri wanjye maze yanko Pascal akujyane kwa muganga kandi humura urakira sheri. yego Pascal gira vuba umunjyanire. oya ndamujyana rwose. ariko nakabaye disi mwijyanira umwana wanjye yarwaye mba numva nta mahoro mfite pe. birumvikana ariko rero ntacyo komeza ibyawe ndamukujyanira rwose. n'ubundi se ko ntacyo wenda kurenza ku byo muganga akora. ngaho rero umwihutane. ndaje mwihuta. sinshaka ko isezana asanga kameze nabi gatyo. oya rwose reka nze nyaruke mu kanya. ubwo amafaranga nyine mpasanga yose ndayatwara ndaza kuba nkugarura nyuma. ntacyo bitwaye urebe n'ikarita y'ubwisungane mu kwivuza hejuru y'akabati. oya reka rwose nze mujyane. yewe urasetsa rwose. Gaye nzakwirira shampa kukuze sibyo? reka nze njye kukugurira imiti y'inzoka n'iya infection sibyo? hanyuma ntuzajya uri imbere y'ababyeyi nzajya nguhe y'inzoka hanyuma nitwiherera nguhe iya infection urumva? kandi humura uzakira igikobwa sibyo se? nzakwivurira mpaka ukize kandi nanakugurira bombo yo ku gati kuko ubaye akana keza ukavuga ko urwaye mu nda nk'uko nabikwigishije. rwose mane fashe ukire bitazahoraho.
uwo mufuka w'inyanya se ko wawusohoye kaga uzi ukuntu zabaye mabuja zapfuye neza neza izindi ndabona imbeba zari zatangiye kuzishonashonaho imbeba zatangiye kungira mu myaka rero mbare si muhiribwa se nyine cyangwa ntuzi ko imbeba zikunda ibiryo izi mvuna muheto se mana yanjye noneho ndazitegesha iki ko ntishobora gushyira umuti w'imbeba mu biribwa ngaho reba agafuka kari hariya kavangiyemo amashu inyanya karoti n'ibitunguru by'umweru maze ubinjyanire kuri ya resitora y'abanyamahanga ifunguye vuba ariko mabuja ntaragenda hari icyo nashakaga kukwisabira ngaho mbwira nta kibazo urebye nifuzaga ubufasha bwanyu hari icyo nakwima se kaga sinakubwiye ngo ujye umfata nk'umubyeyi wawe mwarabimbwiye nuko rero ntugatinye kugira icyo umbwira rwose urabona maze igihe mbika udufaranga mu mpemba kugira ngo nzajye iwacu nsure imva ya mama ariko twanze kugwira pe nifuzaga ko mwanyongerera ku yo mfite nkabona itike izanjyana n'izangarura ndetse n'ururabo rwo gushyira ku mva ye ubufasha nk'ubwo koko nakwangira iki kubuguha urashaka kugera ryari sahuwe ni mu gitondo nazinduka ngenda kugira ngo ngire igihe ngira kumva ntanareba inzu yacu uko imeze kuko nta muntu n'umwe uyirimo ubu ngubu Anita se we ntimujyana aha Anita se ugira ngo kuva yajya gukora hari aracyanyikoza reka da duhura aguruka niyo mubwiye ibyo kujya iwacu arambwira ngo ntaho ajya ntaho ahasanga none se uzabwirwa n'icyo aho nyoko ashyinguye ni ukugeraho kare nyine nkabanza nkegera abaturanyi bakahanyereka hanyuma umunsi ukurikiyeho nkagaruka kuko ndabizi mu kazi urankeneye cyane ubundi nanjye nakabaye nguherekeza gusa ikibazo hari zimwe mu mboga n'imbuto zashize ngomba kujya kurangura mu bahinzi mu cyaro ndabizi mabuja ese ugira ngo inkunga mu nteyo ntingana no kumperekeza ngaho ujyana ibyaho nagutumye hanyuma nuvayo umbwire murakoze cyane ni ukuri mungana mama umutima mwiza mwigira uwiteka azabahembe pe ariko sani wazanye ibiryo abantu bakirira bakiryamira nyitondesha yewe ndaje aha kose wowe wirirwa aha uyu mukobwa umuntu ute Pascal kubera icyo ubimbajije se Chantal mba mbona ibintu byose abikora yizetura wumva nanze kuvuga ngo ntamubwira nabi mama we nanjye nuko mubona nyine njye se ga nansuzugura uretse ko mba nanga kuba birebire kugira ngo hari ikindi aha harahagazwe Gaël ari mbese haryamye izi saha cyane rwose sinkimuha akanya ko guhumeka ava kwiga akarya akoga akaryama yabyuka agasubira mu byo yize narangiza nkamugaburira akongera akaryama cyane ko mba nashaka ko yikuba iruhande rwa Anita cyane reka burya abakozi bagira imico mibi cyane sinatuma Gaël rero atindana nawe ntabwo ari bibi da urakoze rwose nta kibazo pe kugira ngo ntudufatiye runini muri uru rugo gusa mbere yo kuryama ndabanza murebe niyo nakareba mu maso gusa nta kibazo pe gusa Gasana we yararahiye ngo azaguhemba nicyo azaguhemba ndakiza ariko sinakivuga ntamwicira surprise ushatse wambwira nyamara ariko Sani karame ibiryo byawe wabitwibye twigire kuryama reka duteretse amasahani imbere urigendera naje rwose mabusha naje rwose nabizanye ngaho pfundura be bita umwuka ntabwo umuntu yarya ibiryo bigurumana bityo urera kagakombe ibyo gakozera urinze uruka mu masahani kubera iki koko kuki utarutse mbere yuko wizana ko munyihanganire mabusha munyihanganire rwose garukira aho ugeze ndavuze ngo none hakatira aho ugeze nkubona imbere yanjye hasoni ndaje iyo ureka akabanza agakuraho ibahasutse se oya niyicare hariya kandi wowe uri umutwe ibyo nkubaza byose mbikubaza undeba mu maso yego niko karwaye urebye ntabwo ndwaye urebye nako ni nkaho ndwaye si ubwo urumva ibyo usubiza bihwitse cecekaho Pascal hanyuma se niba utarwaye urarukishwa n'iki icyakora mabuja umubavu mwiteye niba unteye isesemi kwifata birananira umubavu niteye se nibwo bwa mbere wumvise oya ani umva ni ndakumva uratwite asubize mwe muri bakuru rwose ndabizi n'ubundi ntacyo nababeshye niko
ninde waguteye iyo nda niba ari wowe pascal mwembi murarara mumviriye urabyumva ndarengana mama we reka navuye undi utari njyewe ninde wayiguteye mukobwa namuvuye ninde wayiguteye reka ninde oke wanze kumumbwira mu gitondo ubyuka uzinga utwawumvira ahangaha wamusanga wasubira iwanyu mu cyaro wajya kugwa ku gahinga ntabwo bindeba mbisa nigira kuryama pascal ubwo nyine turaburaye nta kundi njye ahubwo ndaguma nkora iki umukozi wawe ko abirutsemo ato reka nanjye ntigire kwiryamira nasigara byirira cyinshi nanjye ndaje dusangire musango we hano waramutse neza uretse ni neza ariko nako ni neza kuko ngihumeka none se kacyaye ujya ugeraho ra umva sha cyane noneho reka nzana agakombe ngo usukire ko ntanywa se undeba none se hari akajambo kanciye mu matwi akira isukire nawe uze no kwishyiramo isukari ni wowe wamenye iyo unywa murakoze ako ni akahe kajambo se ko navuze twishe numvise ushidikanya kuba waramutse neza ubundi se wamugani ni amahoro ko udasanzwe ngenderera iwanjye byongeye izi saha z'agasusuruko wabimenye ntabwo ari amahoro byakugendekeye biteze kandi mukobwa mwiza niko mama ntarakira se mfata imodoka nkujyana ujye kumusura ariko nyine turabanza tunyure mu mwiherero wanjye nawe nyine nk'uko bisanzwe ntabwo ari ibya mama musa ahubwo kwa Gasana baranyirukanye sha utiki uko ndeba ukunda twite none mabuja ngo mpereza icyo cyayi gatoya ubanza usobanure neza ibyo numva nizere kutanyinisha ngo nkukinisha ahubwo urumva byaba bitangaje se kuba ntwite inda yawe umunsi uzi duherukanira ari nawo munsi nasamiyeho nyine ntabwo nahise mbikubwira kuko nashakaga kubanza kwihishahisha mabuja ngo mbanze byibura nkorere nk'imishahara y'amezi 5 nzagenda mfite agafaranga gafatika ariko ibimenyetso by'inda byandaburije birangira mabuja ambwiye ngo subire iwacu nuko rero wete tuza hano aha se ni wanyu mfadi ubu se ko ngize amahirwe ugasanga umugore wanjye adahari ubu utarutwitse ese ubundi ko numva umbwira nabi nje hano nyine kugira ngo njyane muri ya nzu twaryamanyemo imwe itabamo umuntu ubundi ujye umenye n'umwana wawe muri make ntungane n'umwana wawe arewe ariko sha ngo ushyire mu nzu yanjye none ujye ubona aho ucyurira abagabo ariko uribuka ko njye nawe twamenyanye uri indaya butwi niko umbwiye koko musa nuko umbwiye sha nuko nkubwiye nyine uraza kunyubika yenda se nzu umaze guhura n'abagabo bangahe kuva aho duherukaniye umva yewe simpakana ko twaryamanye yewe si rimwe si na kabiri cyangwa gatatu ariko ubufasha bwose naguha ntabwo umwana yaravutse amaze kuzana agasura kagaragara nkabibona ko dusa nkabona kwemera ko ari uwanjye mu gihe bitaragera aho ngaho mvira mu rugo genda wajya mu ishyamba wasubira iwanyu ntabwo nzi ngewe mwene rwa rubaye ntabwo wanyihakana bene ako kageni ngo ngukundire simva hano noneho simva kereka nushaka umuguhoro ukanca amaguru ntabwo ndakubwiye ngo ntabwo mvangura ntabwo mvangura wipfunika mura musa waze kunsunika ko ntari buva hano nimugabanya akavuyo mu rugo rwanjye cyangwa se mbate hanze mwagize ngo ibyo mwarimo byose sinabyumvise se wagarutse sheri waje ryari se ko ntakumvise ufungura
ku ingeso yo kumviriza ntarenye kuziho sheri. kubumviriza si byo nari ngamije musa. Uyu mukobwa mpuye nawe nuko atambonye. Ngeze hano haruguru nsanga nibagiwe agakapu karimo amafaranga nagombaga kuranguza. Ubyumve neza sinigeze ngera kure kuko ibyo mwavuze byose nabyumvise. Wabyumvise? Koko nagukoreye iki gituma ungayisha bigeze aha musa? Abakozi bo mu rugo koko use ni ukuri kw'Imana rwose mbabarira utuze rwose mugore mwiza ngo usobanurire. Aka kanya mbaye mugore mwiza se n'imyaka yose ishize utandeba nk'umugore wawe. Iyo nzu numvishe ntazi iyo ni gatiki. Umva muko umva sohoka muri iyi nzu niba udashaka ko ndakarabire nzaho. Sohoka sinshobora kuva hano wenda ufatanye n'umugabo wawe mu nteme mu ngiso n'ababwiki ntabwo mava. Sohoka jyahe ahubwo inzara ikurwamo na polisi. Isi kandaturutse. Waje ryari se ko mperuka wari wagiye gushyira indabo kumva ya mama wawe kaga? Ngo mama ntiyigeze apfa. Iyi nshage yarambeshe kubera amabi yasize ikoze iwacu. Ndaje ngeze ku iduka nzi ko ngiye kubikubwira arambwira ngo wataye. Kubw'amahirwe sanze none nje kukuregera nta ncika rero. Agomba ryozwa amaraso yasize amini. Ibyo uvuga ni ibiki wowe kaga nta sano ufite? Wamugana ibyo uvuga ni ibiki? Reka nze mbe nkinze bataduca muri humye ndumva bikomeye. Mama uyu mukobwa arashakishwa waciye mu cyaro. Siki nyuma yuko umwana yareraga apfuye bikamenyekana ko ari we bari kumwe uwo munsi. Wacecetse kaga. Ceceka iki byose ndabivuga. Uyu mukobwa mureba arakekaho kwica indaya mugenzi we arimo amukurira nini. Yaje ahunga ahindura na nimero za telefone ngo atazafatwa. Arangije ahimba ikinyoma cy'uko mama yapfuye ngo ntazabona impamvu isubizayo nkabimenya. Sarwaye se ntagiye gupfa. Arwaye ariko Anita koko mushiki wanjye ni gute wahindutse umwicanyi ruharwa ukagera kuri aka kageni? Narakubwiye rwose n'amaraso rwose arakurikirana ndabikubwira rwose ko azakugaruka ugira ngo nayanjye ntumva. Ariko ibyo byose nabikoze kubera wowe musa. Nabikoze kubera musanguye rwose. Imiti yo gukuramo inda ni wowe wayimpaye. Ntubyibuka? Umwana nawe yaguye mu cyobo ndi kumwe nande. Ntabwo ari wowe twari kumwe. Mbesere wandayo. Nari ndi kumwe nawe. Ngewe ukomeje kumesha nakumena urwo rutwe. Urumva? Ntasone. Ni wowe twari kumwe musanze abivuga ndabivuga. Ngewe nukuba kumesha. Urutwe ndarumena ngenda bari ngewe ufunga. Nyagasani Mana yanjye ibi ni ibiki numva ko musa ujyana n'uwo mukobwa mujye kurerera umwana wanyu muri gereza nicyo kibakwiye kandi nimwibeshya mukabihakana niteguye kubashinja. Njyewe rero ntambeshyire rwose ntambeshyire. Mabuja humura kingura nta n'umuri budutoroke kuko naje nzanye na polisi. Akoze kagabo wabaye imbwa ryari. Oya ntabwo naza n'amaguru humura Chantal. Urambwiza ukuri gasa nyamusa wari kumbwira nkashaka umushoferi wa taxi voiture akaza kugufata ku kibuga. Oya ntabwo byari ngombwa sheri. Imodoka y'akazi yaje kudufata ku kibuga buri muntu igenda imugeze iwabo. Ahubwo ndi kurwana n'imizigo hano nabuze unyakira. Wazanye imizigo irenze yo wajyanye se? Nongereho utwo nabagure wowe na Gaëlle na Pascal muramu wanjye. Ndi mu nzira nza nanjye hari utwo nari nagiye kukugurira ye. Mbabajwe no gusanze nkijagaraye rwose. Ndabona ku irembo hatanafunze. Gahore none baba batwibye. Ndaje nanjye ngeze kuri uru rugo rwa gatatu duturanye. Banguka rwose. Suko nta n'inyoni itamba. Niba umukozi aranyarukiye se na Pascal aragenda pe urugo rugasigara gutya gusa. Reka nyingura njye kuyambira papa. Uraho mwana wa yambi. Niko ibi ni biki bigushokaho? Pascal wambwa we wari uri mu biki n'umwana wanjye nta soni urabona ukuntu ngira umwana koko nta soni koko ko twavuganaga neza si byo gutongana bije biti bije bite gasa wisuza mama Gaye wisuza reba iby'imbwa ikoreye umwana wari ukuntu musambanije rebera nuko nta soni Pascal ni wowe wakora ibi bintu ko ndebera ibyo musaza wakoze nuko mwana we ayiwe
gasa ni gasa niki uvuye ku ishuri mu kazi aka kanya koko pero kona kevogeshwa gusa ayiwe rwose ntacyo nireguza mfatiwe mu cyuho cyose mu nyica uko mushaka mwatema agatoki mwanca ururimi rwose ndi mu maboko yanyu ntatema agatoki ntacyo ururimi ntabwo uciye iyo myanya ugenda ubuza se wamushenze ugatinyuka ugasambanya umwana w'imyaka ine koko gahera ungana gutya umva sha ntundushe ibigango urumva icara hasi wambwawe ngira vuba se icara hasi se yindi ibipantaro bibi gusa nta soni urashaka gufunga ibikize y'ibipantaro byawe icara hasi wamushenze ndumva nagufata ingutu ngukurura nkakujugunya muri wese wamushenze ariko nkibuka ko kwihanira bigujijwe sha ndabivuze rwose ubu koko nkureba iki koko pasika nkure ni ibiki koko rwose mufungirane mwicishije inzara mumbabarire rwose nabyitse mbigeze ni mbasabye imbabazi ni ukuri umwana wanjye mumbabarire ni ibi ni ibiki koko ibiki umwana wanjye nyokora marakwiyikiye koko yarakwangije bigeze aha wa nyamaswa we utinyuka usambanye mwishywa wawe koko aya mahana azandikwa he azandikwa he azahanwa te yewe data we mwana wanjye kuko kwihanira bitemewe umva pasika umwana wanjye ntabasha kugenda kubera wowe wagisimba usabye imbabazi abandi bangana kuki ntabibonye kare koko kandi byaraciye amarenga rwose ndabinginze rwose nanjye umwana wanjye akunzwe na nyirarume yokanwa n'impira akagwa mu gahinga nta soni reka kiri shitani isa niyakubwiye kusamanya umwana wamushenze ndabinginze rwose nta soni shitani si biki nsabye imbabazi pe reka njye kureba umwana wanjye mwoze mujyane kwa muganga ujya gute Chantal mwoze mujyane kwa muganga ntugire urudodo rw'umwenda umukuraho habe no kumuhanagura cyangwa se mumuhindurira imyenda urumva utava usibanganya ibimenyetso mutera uko yakabaye mwinjiye mu modoka nzari n'ingegera iyi mbwa yo ndatuza ariko nyishyikirije ubugenzacyaha nta soni maze bakuryoze sha ibyo wakoze umwana wanjye mbabarira narakurangaranye nuko nyine butabera ngasigara amahoro ufitiye ubwoba kibono cyane nsabanyiriza umwana ukamugira utya mfasha sinsanga cyarakwanduje ibirwara nubwo ukumerewe bitakoroheye mwana wa iyo mbimenye inshuro zose waje unsanga mama naraguteze amatwi nkareka kwizera iyi mbwa ngo aha twonse ibere rimwe yakubera umubyeyi disi ubwo waza gushaka wabona hari icyo waba gushaka kundegera ariko si wavuye muri ibyo ukaza tukihutira kujya kwa muganga koko maze iki gisaza cyane cyo nkagikiriza ubugenzacyaha